akajya kunyita ingurube wa muri tagitafu nagazonya kunyita gitafu azanyita akagurube urumva icyo kintu indangagaciro zanda umunyarwanda be nambere kunda gera umva no ndamwanga ku buryo no mu buzima bwanjye azabyara umwana mbyara umurozi love me love me love me love me love me like I do love me love me love me love me love me like I do love me love me love me love me love me like I do love me love me love me love me love me like I do oh my god oh my god oh my god oh yeah umwana ni danje afite inyuma hanya yawe oh my god oh my god afite na nyashi afite na nyashi umwana ni danje afite inyuma hanya Dr. M master of the kick Dr. M master of the kick bravo cya kinyomoro urabona ko tuvuga akagafuro urebe reba kwanza gatukari muri wakibonye kinyomoro yego akagafuro ureba gusumukara burya ibintu kizankabona byabaye umutuku kinyomoro akagaka ni ukuvuga ngo iki akagafuro ureba nicyo cya kinyomoro dushyiramo kikahita kikavura okay niba ureba neza kuri kamera umuntu wanyweye mu karo ntabwo ajya avugishwa nigeze mvugishwa navuze ibyo nagombaga kuvuga hari ibindi bintu birimo najya kuvuga umuhungu ngavuga umukobwa najya kuvuga izuba ngavuga imvura ariko byose najya kuvuga u Rwanda ngavuga Amerika ariko ndimo ndavuga iki mukaro tafanywa mukaro nago ndanywa igikoma wayase mwa mukaro nago ndanywa igikoma wayase mwa mukaro waya mwa mukaro yego mwa mukaro doreo kanaga kofi nshishikaza no bwana kofi muri mu gihe wumva ufite ikibazo winywe mukaro watonganye n'umugore mwa mukaro wagiye mu kazi barakwirukana mwa mukaro wasenze birangwa mwa mukaro umukobwa ukundana n'umukobwa arakwanze mwa mukaro wakoze ibiganiro byanga guhitinga mwa mukaro ahantu hose ageze imihanda yagagushya mwa mukaro po yini mukaro vuga ngo kiliziya ni imwe kwemera ni kumwe yego batisimu ni imwe yego n'ikipe ni imwe ikipe ni iyihe ni Amavubi njyewe na Amavubi ma ntabwo washyira muri ngo bikunde ngo Fireman yaragukubise kugira Fireman yaragombye kirandenga ndapfa Fireman yakukubise wakoze iki ahantu kuva Fireman yaraje akakutamo ngo bitabi ibimogi ucyabona bakubona mu Israel birambangamira bishaka kugira ngo bari abantu bashaka kugira ngo warukurumura gufata akakurebera muri yandererwamo ya kera Yesu yabwiye ati ibyo byose birarangiye urumva Yesu gakimara kubandwa ku musaba yabwiye Herode amubwiye ati Herode we nubwo wangenzeho nubwo wandaburije nubwo uneje ibisambo nubwo unkojeje isoni isi yose ikabibonye ariko byose birarangiye urumva nanjye byararangiye iyo ndererwamo bandererwamo niba ngiye kubindereramo byo no kundarangwa mu burara ngo tafa yanywe amamogi ngo tafa yafuzwe tafa yagiye mu mbuga tafa yagiye muri rihabu tafa yagiye imihanda tafa yabaga mu Bubiligi Musa Moses wambukije abisirayeli abavana muri Egiputa ese bujya Musa niwe Moses Imana irabwira ngo Moses ngo koko ibyo byose ngo byabaye ngo bari bafite isezerano ryo kugira ngo bazava ahantu muri Egiputa ngo nuko Imana irababwira ngo niba batava ahantu vuba ibintu byose bigiye kugira harimo abagore bagiye guhaha yabwira ati ibyo guhaha mu byihorere ibyo mugiye gukora byose mu byihorere Moses yabwira ati nona kwikuri abagore abagabo abasaza mujye tugende bese bafatara bambukana ngo nuko umugabo icyo gihe hari umugabo bitaga Farawo ngo niwe muntu wabarwanyaga cyane Farawo ngo arababara cyane aravuga ati uyu mugabo bita Mose urimo kungendaho utuvuye ibintu ndakora ushaka kundwanya ngo Farawo arababara cyane aravuga ati uyu mugabo nanjye ngiye kumugendaho
ngareka ibyo byose ntabwo byaje gutungana ngo nuko ibyo bintu byose ngo waje kubivamo ngo kuko ngo Mose yafite isezerano ryo kugira ngo bazave muri Egiputa bajye mu gihugu cy'isezerano. Amina. Amina. Hallelujah. Vugira amena. Ngibyo byose ngo byabayeho ngo abo bantu bavuye muri Egiputa ngo baza kwibagirwa Imana bakoreye, baza kwibagirwa ibitangaza barabakoreye, baza kwibagirwa ibyo Imana yabakoreye, ngo bararengwa, ngo barahaga cyane. Babwira Mose bavuga ati Mose we urimo uraturaburiza cyane bishoboka. Ndumva mfashijwe. Urumva bamwe bakuye mu byapa, abandi bakuye ibyapa, abandi bavuye mu mujyi, abandi bavuye kunywa ubuyoga, abandi bavuye kugeza kodoru. Ngo Imana yavuga ati ibyo byose bijya gutungana, biratungana. Nze ko uri iki uri cyo nazi reka mbivuge gutyo, you know ibyo ntabwo ari byiza. Ikintu ryo busabwa ni iki, niba Noheli waraje mu muhanda wihangana na Gitafu koko nugerageza guhangana nanjye Noheli nama abamarayika bazamurwanya. Waje uvangura pasiteri wibwira ngo za pasiteri, urumva akajya kunywa amayoga, akajya mu mbari, urumva akajya gusambana. ni namuntu wanyigishije kujya mu buraya, ntabwo nzi neza ukuntu bajya mu ndaya, urumva Noheli ibyo byose arabinyigisha, ayigisha ukuntu banywa amayoga, ntabwo nzi ukuntu banywa amayoga, urumva man nakugishije kujya mu ndaya ya ibyo byose arabinyigishije, urumva ariko none icyo kintu Dr. M muziho kutagira umutima mubi, Dr. M muziho guhiga amafaranga, Dr. M muziho nyine nk'umuntu w'umuhigi. Umuhigi ijambo muhigi risamba risobanuye ko umuntu wihigira ikintu cye akakigeraho akigera yes niwo muhigi. Dr. M rero rwose wumve ngo gihe cyose waduhamagara tuzakwitaba, washaka n'umugore wanjye nzamukuzanira, washaka n'umwana wanjye nzamukuzanira, washaka buri kintu cyose gishoboka rwose. Umva ni umva hagiye kujya haca agurumane man Dr. M Jesu gukubeshya man twatanye mbona ibintu bitameze neza, ariko nanjye kujya numva nanjye kujya kumva ibintu bijyanye n'ubushyuhe. Ari butatu ubushyuhe yo man. Ikipe yacu y'igihugu y'u Rwanda ni ikipe tubabaza cyane. Yego. Kugira ngo sasa tuzagere nko mu gikombe cy'isi biradusaba iki kugira ngo ikipe yacu duhe umunezero. Umunezero se mwamanutse byewe ku rujya bimbwira ngo ngenga ikipe ngo ngifite ikibazo, niba ngenda mbivuga Arsenal ifite abakinyi, Man ifite abakinyi, Ziyane Kasozi ifite abakinyi, Sizana ndi makipe afite abafinyi, Israel ifite amafaranga, bamanuke bagura abana man. Urumva man ko mwanga Amavubi yatsinze, ni mpamvu mbavuga ibyo bintu mba numva ari bitumvikana. Hari umuntu imwe yambwiye ngo Tafu ngo dufite ubwoba ko imeruka izabaho Amavubi ataragira mu gikombe cy'isi. Nese Gita yero muhanuzi yo nk'abakinnyi byibuza nk'abatanu wumva ikipe y'u Rwanda ishobora kugura bakatugeza mu gikombe cy'isi. Abakinnyi nka batanu bonyine bakina ku mugabane Burayi, wowe abawe tu abanje bashobora gukina mu ikipe y'igihugu Amavubi yego bakatugeza mu gikombe cy'isi. ndavuga umukinnyi umwe, abandi Emi Dr. nawe aradufasha. Basima batatu ntabwo nabavuga. Namufasha Umukinnyi wa mbere wenda dushaka kwita tujya guke tukahita tugura ngo bita Mbappe. Kylian Mbappe Kylian Mbappe 24 bamukeneye mu Mavubi akaza akahita amanuka ku mwanya kwenda yaba ari akinaga nka wenda nka defense yaba ari Mbappe Oscar ibyo kuko defense yayifunga kugira ngo uzaje kujya ku muzamu wabanza ukayisiga urusenda. Icyo kirarangiye. Wa mugabo witwa Jesus Gabriel Jesus Gabriel ubu ngo ari gukinira mu gihe ari gukina mu yemeruka kina muri Man U. Jesus Gabriel yes. Nyuma yaje gukinira yabanje muri Chelsea ahita ajya muri Man U. None mfite uratubwira muri commentaire ngiye mfite nimero ya Faustinho. Faustinho ncyeka mubajije nkamubona Faustinho wambabariye ukama byibuza urutonde rw'abantu 11 babanzamo. Turashaka ba Faustinho abanze aba bashaka kutugeza mu gikombe. Ngewe abanje nabo ngabo Dr. M nawe batemo twumva abantu badufasha. Ngiye abanje bazamo no mukobwa wasomye bamusomye njya mbona yaje arajamwe ajaraje ngaye mutatu gusomana aranje ajya kusoma tanako ku rutugu ahita koza kano kantu mani mbabari yatagashyize hano se simbizi numva yahatirije. Wenda reka iby'amakipe dusa nk'abasa nk'ababishyira ku ruhande ho gakeya Gita mu by'ukuri navuga ko niweho muntu muri iyi minsi
imihanda yose izi abandi bose on top abandi bose twarabibagiye yego nyuma yo kwamamara bwa mbere waraje turakubura sinzi hano wahise ujya yego nese njya mu ntara nawe wahise utubera ni njyewe se mugana namubwira ati ndakwiyamye garuka imihanda wa imihanda manu batwike none Jita sasa muri iyi minsi bari mbwiza ukuri meze nyuma yo kwamamara umuntu uzwi ugenda mu mihanda ukabona ngo baragushaka wiyumva gute Jita yo WhatsApp ko umuntu wese ashaka kugusuhuza ashaka guhura nawe wiyumva gute ibi bintu nsanga ndi mu buzima buri kuri pressure ni iki ayura n'umuntu utabiteguye wenda biyambere ngagakabutura karaho ngaho wenda uje nko kwivomera amazi ni ngo gutafu wega ifoto wakabara bigusabye urumva nukuvuga ngo iki gusomye nuko byagenze nuko byagenze urumva nukuvuga ngo nyuma yo kuba wenda wazi imihanda ukanamamara nyuma yaho hari ikindi kintu kibaho cyo bita ubuzima bwawe buri sanga buri kuri pressure hakaza n'undi muntu uje kujya gute uje guhangana no kugira ngo aze gusenya bya bintu yabashije kujya gute wewe umaze kubaka urugero ngiye nk'ubu harabajama dukorana mu bantu dukinana amafilimi nk'umujama bitano hiri no muntu ugerageza nyine kushaka kumbangamira cyangwa se gushaka kumva ko yafata nka Jita akajya akajya kunyita nk'ingurube bro urumva man iniga ni Noheli wowe ahantu uri hose burane bushaka kujya gusa imihanda uyizemo neza wayijemo uje kureba ngo asi ibyaguhira reka abantu bafite igikundiro man bakore man none iniga man jama akabura vibe man akajya kumva ngo Jita ngo ngarajya kujya kunsibiriza kuri extra man ajya kumva ibintu bidashoboka man nge ibintu bire napabaza man none tuganire kera hose ngenda muzi imyaka 5 ciyemo ndamuzi kabisa none inigi kifata man inigi kabiri ifashe ngo ndi ingurube ikabiri ifashe ikanyita ibyo na ibyo nge niba nzamuka wenda ngaba najya nk'ahantu runaka umumera kamba ati Jita umwana wanjye ndagukunda mwana wa agafoto sibyo urumva wa muntu utangiye kubaka cya kizere mu bantu iyo wa muntu atagiye kuza kugusenya abatangiye kugira ngo agukuremo cya kizere umaze kubaka mu bantu agaragaze ko uri iki uri cyo nazireka bivuge gutyo ibyo ntago bari byiza ikintu ryo busabwa niki niba Noheli waraje mu muhanda wihangana na Jita koko nugerageza guhangana nanjye Noheli abamarayika bazamurwanya waje uvangura pasiteri wibwira ngo za pasiteri urumva akajya kunywa amayoga akajya mu mbari urumva akajya gusamba ni namuntu wanyigishije kujya mu buraya ntabwo neza ukuntu bajya mu ndaya urumva Noheli ibyo byose arabinyigisha arigisha ukuntu banywa amayoga ntabwo neza ukuntu banywa amayoga urumva man nakugishije kunywa kujya mu ndaya ibyo byose arabinyigishije urumva bwa mbere ugura indaya byari bimeze ngiye bwa mbere Noheli twagiye gukora kuri ikigano bwa mbere twagiye kuri Extraje ndangije ibirambwe aranje yamaze kunuka yanutse yamaze kusiga icyasha yamaze kusiga ibirange nigeze njya mu buzima asiga isenda asiga ibyondo asiga ibirungo byose byo kwa mutangana byose arabinsiga za pavura zipakira mu nda yanjye ibinyomoro byose arabipakiramo sinzi imineke arabipakira ibigori arapakira inyanya zo kwa mutangana zose arazikorera arangije arambwira ngo tujye kunywa amayuga yanjyanye nite muri korodoro bro mana we iremera igiporoso ara mu giporoso arangije yaguriye inda bitaga Kamariza iyo nda amafaranga yanjye yose nifite twese yajyana urumva Kamariza yakuririye amafaranga amafaranga yagarure Kamariza arimo arashakishwa Kamariza ari wanted yande miliyoni 300 nari hano mu diaspora mu diaspora uramaze kuyama arangije yose barajyanye anyiba amarangamutima yanjye barayikoreye umutima wanjye barawujyanye wamwanya w'isaha isa yanjye mu kanya gato harabura iminota 10 turaguha umunota umwe sorry yendi muganga suko banyita docteur reka mupime arampaye we uzuko biraje Jita ngomba kujyana rwa Faisal akagiye baba we ikiri gituntu waraye rwanyo isa nagirashira wa munota mwamaye nagura nanje
Yesu we zikwera mwanjye we mwana hamagara muganga data we doctor hamagara muganga nanjye banyita docteri hello hamagara muganga muze mutwara umuntu rwambaye isaha baba we ambulance iraje ariko niba butuje mu gatoya cyo ndumva nanjye kugira icyukere humura watuje basi yatuje ese mwamaye kama kabi muteye agashinge dore ngakariye mume mukaro we mukaro uratumera neza kabisa hapo sawa tayari icyo ni ikinini urakize arakize izina rya Yesu ndakize arakize amena utarenga ngenda tungoye cyane byatari gitarafungiye mbona wabona rotokeje meze nk'umuntu wagiye mu kuvuga ibintu by'ijambo ry'Imana gitafarakishijwe akujyana mu nda ya gutubundi kwa kunjyanayo gitatokeje amadayimo kunjyanayo umeze nk'umuntu uzi ijambo ry'Imana we yarashize urumva we yaje mu muhanda yita ngo niba ari profete Noheli iyo profete rero yajemo kwa kugira ngo ajijishe abantu ababwira ko ari pasiteri kumba ari iki ari umutubuzi abanjyanyeyo arambwira ngo ibintu byo kuzura umwuka wera ngo ibintu byo kwititiza ngo ibintu byo guhanura ngo ntago bimubereye ngo nanjye ntago bimbereye aranje arambwira ati bibaye byiza wajye wigira mu ndangamirwa ibyo bintu ukabyibagirwa burundu niyo mpamvu Noheli yabaye umwanzi wanjye Noheli nambwiye ni wowe Noheli ubyara umwana mbyara umurozi uworora inkoko norora agace kuko akitunga inkoko nzashaka ngo udushanga dutanu tukiba udushwe twita tutwikorera yego nawe wabyumvishe n'undi munsi gasopo turakwiyamye niba ushaka kuza muri umuhanda reka kuzamukira ku izina rya Gitafu njye namwumvishe nimugoroba yibaraguza ngo ngurabona ngagiye ngo uba warazimye ngo wenda ngo ukazamukira ngo ku izina rya Gitafu waje nka Noheli ukareka kuza nka Tafu kuzamukira kuri Gitafu gutubu ndakwiyamye wowe Noheli wowe nta n'isoni ntuzongere sone uzi nanjye nyifitiye ibibazo urumva urabizi nyine umuntu twigeze gukundana nyine akigirira ibibazo akigendera urumva Noheli niwe muntu wazaga ngwe nguyu barasambanaga yego yewe nigeze nsangira nawe Noheli Noheli afitanye bifu n'abakobwa Imana wowe nta n'isoni Noheli we ibintu byose tukuhaye gasopo niba ushaka kuza mu muhanda neza zanga Noheli reka kuza nka Gitafu uraza gusenya ya kamwana ukaza gusenya inzovu ukaza gusenya Gitafu ukaza gusenya uriya inyogoye ukaza gusenya ba mitsutsu ukaza gusenya ba mishu ukaza gusenya abaronze umukinira comedy none we turakwiyamye kireka gufashe Noheli wowe reka tumurase reka nkwereke ukuntu ugiye kumaza Noheli ngiye kumuswanyaguza n'undi munsi turakwiyamye yes Gita ariko numvishe ijambo ry'Imana ari ibintu byawe njye nashaka kugira ngo mubaze ikibazo kimwe yego Musa yabaga hehe Musa yabaga mu Bubiligi Musa Moses wambukije Abisirayeli abavana mu Egiputa ese burya Musa niwe Moses Imana irabwira ngo Moses ngo koko ibyo byose ngo byabaye ngo bari bafite isezerano ryo kugira ngo bazava aho hantu muri Egiputa ngo nuko Imana irababwira ngo nibatava aho hantu vuba ngo ibintu byose bigiye kugira harimo abagore bagiye guhaha yabwira ati ibyo guhaha mu byihorere ibyo mugiye gukora byose mu byihorere Moses yabwira ati nona kwikuri abagore abagabo abasaza mujye tugende bese bafatara bambukana ngo nuko umugabo icyo gihe hari umugabo bitaga Farawo ngo niwe muntu wabarwanyaga cyane Farawo ngo arababara cyane aravuga ati uyu mugabo bita Mose urimo kungendaho utuva ibintu ndakora ushaka kundwanya ngo Farawo arababara cyane aravuga ati uyu mugabo ndagiye kumugendaho ngareka ibyo byose ntabwo byaje gutungana ngo nuko ibyo bintu byose ngo waje kubivamo ngo kuko ngo Mose yafite isezerano ryo kugira ngo bazave muri Egiputa bajye mu gihugu cy'isezerano amina vugira amena ngo ibyo byose ngo byabayeho ngo abo bantu bavuye muri Egiputa ngo baza kwibagirwa imirimo bakoreye baza kwibagirwa ibitangaza bakoreye baza kwibagirwa ibyo Imana yabakoreye ngo bararengwa ngo barahaga cyane babwira Mose bavuga ati Mose we urimo uraturaburiza
cyane bishoboka ndumva mfashijwe urumva bamwe bakuye mu byapa abandi bakuye ibyapa abandi bavuye mu mujyi abandi bavuye kunywa ubuyoga abandi bavuye kugeza korodoro ngo Imana yambwira ati ibyo byose bijya gutungana biratungana none mbona kenshi abantu nyine babona swaga n'iki mbibona nakora ibiganiro mugo bakora n'ibiganiro barabazi bakakutamo ngo rubitabi ibimogi ucyabona bakubona mw'isura birambangamira bishaka kugira ngo bari abantu baba bashaka kugira ngo ari ukurumura gufata akakurebera muri ya ndorerwamo ya kera Yesu yabwiye ati ibyo byose birarangiye urumva Yesu ugakimara kubandwa ku musaba yabwiye Herode arambwira ati Herode we nubwo wangenzeho nubwo wandaburije nubwo uneje ibisambo nubwo unkojeje isoni isi yose ikabibonye ariko byose birarangiye urumva nanjye byararangiye iyo ndererwamo bandererwamo niba ngiye kubindereramo byo no kundarangwa mu burara ngo tafa yanyweye amamogi ngo tafa yafunzwe tafa yagiye mu mbuga tafa yagiye muri rihabu tafa yagiye imihanda tafa yagiye ngo Fireman yaragukubise kugira Fireman yaragombye kirandenga ndapfa Fireman yakukubise bakoze iki anu kuva Fireman yarashinzwe no kuvanga umwarapi mukuru arapi kamanda arapi kamanda umujepe wa hano mu Rwanda wavuga nk'umugaba w'ingabo we abakuriye amarapi yaho hano ku kirwa abari generali abakuriye abarinzi bashinzwe kurinda abanyeshuri yego we no kuvanga inyenyeri y'abayita umurinda nkuba ano kuvanga iyo ibyo bita kukuzagara ni kwa kundi wagenza zagara bakubwira kugenda ukaza bakubwira ngo abaho no kunyara zagara bataba gukoma kikakurenga kunyara zagara urabona rukuntu ugira gutya tutararenga kuri Fireman jeta duhereza ishusho y'ukuntu byagenze kugira ngo Fireman agukubite byagenze gute yaraguhoye mwana wa mukoboyi urabona nyine ibintu biba byaratangiye uzimpamvu se nsa nkubaza ku kantu hari igihe Fireman nigeze kujya mu rukiko ashinzwe ibintu byo gukubita ariko aburetse utangiye gukora ahantu ndimo ndababara aho hantu ndimo ndababara cyane ako gaheri urimo gushima ako gaheri niba umuntu ariko niba byumva neza ngo yagize aho ashinzwe kujya mu rukiko bro Fireman yaradukoreye Fireman kuzi ko yarafatanyije n'umugabo bitaga niko urumva no kuvuga ngo mu Fireman yagiye mu rukiko ariko no kuvuga ngo bya icyo gihe hari umugabo yago bita noza Nyakubahwa hajya bamwita umuntu ushinzwe abanyeshuri b'ubakuriye bose bamwita gute coordinateur yari coordinator we yarashinzwe iki abanyeshuri ashinzwe amagarama y'abanyeshuri ashinzwe ubibero mwiza amagarama ni ifunguro ry'abanyeshuri please muri Iwawa hatandukanye no mu mbuga hatandukanye na Madrid hatandukanye na bishatse kuvuga iki rero no kuvuga ngo ibyo byose byabayeho uwo Nicolas yarashinzwe imibereho myiza y'abanyeshuri yibagirwa zimwe mu nshingano yarashinzwe atangira kuba yafata bya bindi abanyeshuri bahawe abikoresha mu nyungu ze bwite urumva bro uwo Nicolas Nicolas hanyuma Fireman impamvu yatumye ajya kuba ari imbere ari kumwe mu rukiko ari kumwe na Nicolas nuko Nicolas yari coordinateur Fireman yari generali urumva nyine urumva coordinateur na general bose babuzuzanya niyo mpamvu byabaye bakajyanwa mu rukiko ariko ku bw'amahirwe Fireman agiye kubona abantu birokotse ariko Fireman agenda yaduteye nanuzana mukombora batubwiyeho gakeya Fireman ibintu kubikubwira ni filime ndende cyane cyeka dukoze nko muri fata umunota umwe wonyine umunota umwe yarakoze kitagushimishije mu banyeshuri mwari kumwe mu bana b'u Rwanda mwari kumwe hariya nuko uvuga ngo we yarirekuye hari umujambo twize kuganambwa ngo nuzakora ikosa ryo gukoresha uburenganzira bwose wahawe
urumva nicyo cyamba yambwiye umujaba kuko yajyaga dukoma nk'amana ko mani ubufa mani yibagiwe ko twaruhanye mani yibagiwe ko twaruhanye mani urumva mani jo ndamwanditse mani ko tuzakora cyangwa ati jita n'uzakora ikosa ryo gukoresha uburenganzira bwose uhawe urumva icyo bishatse kuvuga niki niba wenda uri mutwara sibo kuri mutwara sibo ntago bisobana ko uzabangamira abo uyoboye mu midugudu wenda niba uyoboye ingo 10 z'abaturage ntago izo 10 uzajya kuzibangamira usabwa kugira ngo uzegere muhane amayide bigende neza fireman icyo yakoze uburenganzira bwe yabukoresheje uko atakabaye yabukoresha urumva niba afite yagomba guteza vati abo bantu twararuhanye twavanye mu mboga twararuhanye none icyo tujya gukorera none tugendane neza yirengagije ko kandi mufungiye yes arabyiragaze beje ko ari cyaha kimwe we yarafungiye heroine uyu we yari ganje biratandukanye cyane heroine niyo bita mugo nyine ubwo ngiye mama narimbishyize muri rusange kuko byose ni ibiyobyabwenge ariko biratandukanye bifite uburyo ngo bitandukanye hari heroine hakaba za kepsi hakabaho urumogi za kokayine habaho mbese za codeine byinshi nyine se ikintu nshaka kuvuga ibihano si bimwe nimba ari umwaka umwe cyangwa imyaka ibiri ibihano ni bimwe hari ku ishuri icyo buriya mujye mumenya gutandukanya ibintu iwawa ni ikigo ngorora muco uba wataye umuco urumva ikintu bishatse kuvuga uragororwa ni ikigo ngorora muco wataye umuco urangije uranagorama bahise babyita ikigo ngorora muco wagoramye barakugorora nibaza bahita baguha niki na wa muco wataye wongera ugire gute uwugire kuko igihe twagiraga tukiga icyo bita indangagaciro zando munyarwanda indangagaciro ni iki wakimbwira mvuga nk'ibintu bitatu biri mu ndangagaciro zo munyarwanda indangagaciro ni umuntu uzigenera we ku giti cye kuko indangagaciro mbere na mbere manza wumva zikubwira oya manza wumva zikubwira indangagaciro zira ikizakuranga icyitwa ubonye uvuga ikinyarwanda wese mbere na mbere ugomba urasabwa gukunda igihugu cyawe nicyo cyane ugomba kugikunda neza umutima wawe imbaraga zawe zose hamwe n'umuntu njye n'umuntu numvisha avuga u Rwanda nabi ubu nura ko ngira amahirwe yo kujya imbere ya kamera nahita mpamagara ababishinzwe bagahita bamutendeka nako kanya kuko naruvuga nabi azaba agiye kudusiga icyaje nk'uko nari ndimo ndavuga ngo nimba naje mu muhanda akajya kunyita ingurube wa muri tagitafu nagazonya kunyita tagitafu azanyita akagurube urumva icyo kintu indangagaciro zandi umunyarwanda mbere na mbere kunda yara umva no ndamwanga ku buryo no mu buzima bwanjye azabyara umwana mbyara umurozi urumva nge ndi umwana w'umwana yuko ni ijambo ry'Imana ravuga ati munakubita urushyano uzamuhe n'undi musaga gukubita ntabwo nge uwo mwanya na ubundi hari umuntu nabajije nagishije inama nimugoroba ndamwana uri nka jitafu nka nohiri kureba arimo kundwanya cyane arimo kungendaho cyane wakora cyangwa ati ta iyo umuntu atangiye gutera imbere nabura abamurwanya kigaragaza no hari muvugije induru icyo cyo kigaragaza ko ateye imbere cyane umuntu utagira abanzi ntago abaricyo yego urumva reka nkubwire akajambo gatoya k'ubwenge yego umuntu uzabona atagira abanzi uwo muntu aba ari indyarya wow yego uwo muntu aba ari indyarya nuko bimeze ubwo rero indangagaciro z'abantu icyo si icya mbere icya kabiri kutaba hari umuntu wakumva avuga igihugu cyawe nabi ngo umwanya ubyihererane urumva biri mu ndangagaciro z'abantu umunyarwanda kutabyihererana ikiri cya gatatu urasabwa gukunda iby'iwanyu njye mbere yo kugira ngo nkunde Amerika ndasabwa kubanza gukunda u Rwanda none amavubi cyane none rwa rukundo rwasagutse rwa rukundo nasaguye akabazwa nsagurira iki nsagurira Amerika ariko nabanje kugira gute nabanje njye ntabwo nzajya gukunda Chelsea nabanje gusiga amavubi nibishoboka n'amahano urumva hano iyo bita kirazira wa muntu ushaka kugambanira igihugu cyawe utuyemo vuza induru mva ati fata igisambo uhita umufata wa muntu udashaka kumva ko twagira ku cyo bita icyo bya bintu bita iterambere babyita gute mu Cyongereza
development ya development wenda mbaye nka minisitiri w'urubyiruko nkavani ya development u Rwanda rugiye kugira impinduka urumva mani icyo kintu umuntu wari we wese niba ugize amahirwe yo kujya imbere ya kamera niba uri umuhanzi niba uri umukinnyi wa filimi niba uri umukinnyi wa komedi niba uri gerageza mbere na mbere yo gukunda Amerika banza ukunda iby'iwanyu none Amerika izaza nyuma y'u Rwanda njye sinshobora kuvuga Amerika nabanza kuvuga igihugu cyambyaye nabyawe n'abanyarwanda mvukira mu Rwanda mvuga ikinyarwanda yewe n'umuyobozi wacu mukuru ari we Paul Kagame wacu nawe avuga ikinyarwanda niwe haranira gusigasira iki umuco wa kinyarwanda none wowe muntu uri aho ngaho uturutse hirya no hino ukajya kwirwa ujya kuzana ibi bidafite 10 na kangahe bishatse kuvuga iki hari ahantu baragorora bro hari ahantu bagutamo neza buriya si ukukubeshya njye nawe nkwiye gukororwa nkwiye gukororwa famani nubwo wenda umuhungu yatwegereye ariko biriya byose ni isomo twagombaga kwiga hari umuntu wabwiye umuntu arakwegera bro kukwegera kwa kuntu nyine iniga kubwo ati urimo kunkurura ati ndakwegera wowe urumva bro urumva bitandukanye kwegera yibo bitandukanye na kwegera yacu hano dukoresha uko kwegera no kukuzagara kikakurenga urumva arakomenagura kabisa ukamwiyumvamo arakubwira ati we nzagukubita unyimve uragukubita icyumwe kikameneka bro kikameneka bakakidoda urumva bro basi wenda nk'umuntu wagoramye uri mu buzima busanzwe we nk'umuntu wagiye hariya urahazi aragororoka hoho man buriya njya mbibwira abantu mbazana akantu citafu mwana manza manure wowe nyine uradoreza urugero rwawe ku giti wazana akantu citafu agacicita hari abantu bakoranye mukaru hari abantu byo bagoramye biba bigoye no kugoramuka kwabo bigorana yego byibuza iyo umuntu ageze hariya we nk'umuntu hazi uragororoka hari ahantu ubundi hari amatuwa turi ibyiciro bigera muri 12 hari abajura hari ababa bari muri mu ndege ni abantu bafatirwa ku mipaka abantu bakora fraude urumva hakaba abo bita mu biyobyabwenge urumva hakaba iyo bita operation operation ni babantu biba babajura njye wumve ngo njye babashize mu batuma banapfuma n'amazu man je ibintu byambayo man byo bakinyana mu mbuga bahise bamuse ese tugushyira mu kiye gikumbi mu kiye gikundi ndavuga se gikundi namenya ari biki aramwateka tukwandika ubutobozi yeba uzi ukonyandika ubutobozi neze ngo ngiye gutaha nakubizemo umwaka wose urumva man njyewe nazi icyo gihe bari bamfashe nene ngiye gufana polisi FC ariko ngo rikosa ngenda na bya bikoto bya za nkweto z'abanyerondo bakunda kwambara b'abanyerondo ari umunyendero wazinishe kuko twagiye gukora Rayon Sport mvuga ngo Rayon Sport tuyicana ho umuriro tuyizimye ku buryo tuzongera kugaruka mu Rwanda tuzongera no kuvuga mu gihugu cy'u Rwanda ikipe nimwe man ikipe ni Rayon Sport urumva bro ngiye ikipe mfana Amavubi kuko Amavubi abo babakinyi bose dukunda bose bava mu kipe yose urumva man bone baravuga ngo Kiliziya ni imwe kwemera ni kumwe yego batisimu ni imwe yego n'ikipe ni imwe bro ikipe ni iye na Amavubi bro ngiye mfana Amavubi man ntago anshyira muri rero ngo bikunde kuko bamukinyi nkunda muri azava muri rero Rayon Sport nuko ifite akavuyo Rayon Sport usanga umusaza ngo ajya gufana Rayon usanga umukecuru afite imyaka 300 avuye nzamusanze ngo araje ngo mwana ngo Rayon Sport ngo yakinye mwana wa Rayon Sport nk'Amavubi rero niyo Mavubi yego ubwo wenda muri comment bazabitubwira yego wenda muri comment bazabitubwira ako bishatse kuvuga ikirero ni ukuvuga ngo njyewe ikintu bita ikipe y'Amavubi man ikipe y'Amavubi yo ndayemera cyane ni ikipe ibiri hejuru ku byo utabasha kubyumva yuko bayizi yagera yanzovu yagiye ako nta kibazo reka twikomereza yo kamukaro bro kamukaro twagiye hasi mukaro none bifite ifuro nayo urabona ko mukara bari umukara bro ndoreo kanaga kofi nshishikaza no bwana muri mu gihe wumva ufite ikibazo winywe mukaro watongaye n'umugore wa mukaro wagiye mu kazi barakwirukana wa mukaro wasenze birangwa wa mukaro umugabo
ukundana n'umukobwa arakwanze nywa mukaru, wakoze ibiganiro byanga guhitinga nywa mukaru, ahantu hose ageze imihanda yanga gushya nywa mukaru, iyi ni mukaru. Ya niko bimeze Chita. Bajya binywera ka mukaru kandi ka mukaru ni keza kamanuka umutima kakagera handi hasi kakazasohoka. Nukuri kwimana bro bimeze nta kibi kangiza nta na kimwe. Akaba nakubwira ko n'umuntu yinywera mukaru na mutima mubagire buriya hari nk'umukobwa buriya ku bakobwa bashaka kwishakira abagabo bazabaha amahoro muzashaka abagabo banywa mukaru. Mwa bakobwa mwe bwose muri mu kutureba mushaka umugabo nywa mukaru ntago azagukubita ntago azagoza konyeke na umva azakuganiriza kikurenge mbese mukaru iri mu kazi kose. Wow ntago yakwegera ntago bishoboka. Niko bimeze kabisa. Yego Chita ya man ikindi kintu nakubaza ubu kano kanya urumva ufiringa gute ubuzima life mbese byifashe gute muri rusange? Man njye ubuzima man njye mu bintu bibaho byose mu buzima ndabukunda ubuzima mbabona bomeze neza ariko njye mbabazwa n'umuntu wakumva ko turabona ahantu twarapfuye twagiye mu mboga twavuye mu mboga tugiye ara za Madrid ara mu bihugu bigari mu cya gihugu kiberamo Champions League uvuyeyo ugiye he na hehe ngaho twagiye kugororwa wavuyeyo ugarutse imihanda watangira kugira ngo utangiye kwiyubaka inigi kaza kugusenya man nka Noheli wo kunwanga kireka nkufashe urumva man bishatse kuvuga ikirere gitsoke wenda uzamwirinda ariko ntuzamwana njyewe ubu kereka bura kugira ngo nabyemere ubu nge Noheli hazaba ari hose ine bazica ntabwo nzizigera nyiceraho nijya gukora ikintu n'umukira kamamagara ngasanga Noheli ahari wallahi wa bilahi wenda uwo munsi nzaburare cyangwa azanyirukane mu nzu aho kugira ngo nge nzicwe n'agahinda nzicwe no kuba hanze sibyo Chita ya reka mwiyunge birangire ntago nshobora kwiyunga na Noheli igihe umuntu wese afite gahunda yo kugira ngo aze gusenya ibyo atubatse uwo mwana ntago uzamuha umwanya ariko aje kambwa ati Gitafu bukwakitinga nagusona ngo ujye kuzamukira ku muntu umusenya. Urabona Chita urabona yaje mbere urabona wujeje ubundi ayiwe yaje mbere Gitafu yaje mbere bara n'abana bano umwana w'ejo bundi muri cyagiye wamamara ku bintu ikipe ngo nizigure ariko nyuma y'icyo gihe ntabwo twongeye kukubona cyane. Yego none icyo gihe bano barakoze bakora imyaka icyagiye cyabiteye kamare nagiye Nyabugogo kamare z'abanyama amarangamutima yanjye umutima barawujyana miliyoni 10 nafite nazijyana bitanjya mu ntara Nuko marata Chita yego byagasheri kazamuka wenda kuko ubona karatembera akareba imyaka amaze akora ataruka kazamuka ariko nayo nk'umuntu umaze gutera imbere ejo bana nareba itunana gashiramo imiyaga none tuganire sibyo niba twaganira ngo tuvuga ngo umuntu wese wavuga igihugu cyawe nabi twagiye mu ndangagaciro za umunyarwanda wamugira gute nukumuhereza amabere ya mama wamaha n'amaguru ya mama waho ubwo kugira ngo nabyemere bishatse kuvuga iki rero niba umaze kujya kubaka inzu please ashaka kuyisenya niwarimo gusenya isa kugira ngo uyisiga amarange ahubwo aza kubateka ngushake umukozi ajya asiga inza amarange yego Noheli mugira inama base inama namugira twara kugira mukomezanye ubundi iki kibuga turimo sibyo Noheli sinzi uko yaje nawe nazi uko naje icyo gicino agomba kukimenya niba atazi uko naje nawe nge sinshaka no kumenya uko yaje ntabwo tugomba kubura ntabwo ari ihame kuba bareba ngo babakunde yes ntabwo bibaho yego wowe ufite abantu bawe niba Marayika Gabriel yaramwambitse igishura cy'umweru agira ngo biragenda bite urumva we nagerageze ashake avumbura akantu ke avuga ati nanjye reka nkore igishoboka cyose nanjye ngira igikombe ikibazo cye we yaje abeshya abantu ngo ni pasiteri baramuvumbura bahita banamwanga urumva yego naho Gitafu we abantu arabasetsa bazi ko ninywera mu karo murakoze cyane peace imana ijye murinda dukunda cyane twamusuje cyane kabisa ntacyo reka nari tunamushyire ku ruhande ubwo ishyari nimba ari mufite ari fite
rizamuhitana ubundi ngo icyaha uretse gato wumve ngo icyaha kibyara irari rikabyara icyaha ngo nyuma yo kugira ngo irari ribyara icyaha ngo icyaha ngo kiratwita ngo cyamara gutwita akabyara ishyano niho rero afite ibyago n'amakuba afite ishyano azabyara ishyano agazegera abyara umuntu Gita bari kwihangana sorry urakoze cyane urakoze cyane ako kantu ka Mukara mbabari mugize ukuri kuva wava harya bayita ngo ni kiwanja muri Espagne muri Espagne yego bari mbwire nk'akantu byibuza sinzi nimvuga ikiyobyabwenge ntubifate nkamvuze wenda ngo bya bindi bikaze bitemewe yego Gita kuva wava hari ahantu akantu gakomeye reka mvuge ndeka kuvuga ikiyobyabwenge akantu gakomeye gifata gashobora kuyobya ubwenge ho gatoyi kaya ntubeshye abanyarwanda ntubeshye abanyarwanda Gita farabo njya mbeshye bure n'abantu niyo mpamvu ubona no muri misi n'imihanda n'icyo tuba tuyitwika bava ati tafu mubona batubwiza ukuri arimo urumva njyewe mu bintu njya fata mwumva ndishimye iyo nkweye Mukaru amajyani reka nongere nsome mana Mukaru oya Mukaru rukurya oya brigide bari kurimo nibona neza Mukaru abari mikawa urabona bira bino bano bize ba hari iyo bita physically hajya indi bita physically na romantique twafata romantique cyangwa bya iyo bita physically niyo bita bya bora bafata ukavanga ibintu bikabyara ikintu runaka sinzi ukuntu iryo somo babyita physically ni sinzi niba ari na logique sinzi ukuntu babyita ibyo bintu ni ukuvuga ngo ushobora gufata amajyane warangiza gufata amajyane ugafata icyayi ukagikaranga icyayi kigazi ku ipanu icyayi cyamara gucya ugafata ya majyane ukayashyira muri cya cyayi cyo gitangiye gukamamo gakeya ugafata icyo bita ikinyomoro neza Gita icyayi kibaho byagenze guto yakitwa icyayi buretse gato byumve neza cya kinyomoro urabona ko tuvuga akagafuro urebe reba kwanza gatuka ari muri wakibonye ikinyomoro yego akagafuro ureba gusumukara kuko ibintu kizankabona byabaye umutuku ikinyomoro akagaka ni ukuvuga ngo iki akagafuro ureba nicyo cya kinyomoro dushyiramo kigahita kikavura okay niba ureba neza kuri kamera umuntu wanyweye Mukaru ntabwo ajya avugishwa nigeze mvugishwa navuze ibyo nagombaga kuvuga hari ibindi bintu birimo najya kuvuga umuhungu agavuga umukobwa najya kuvuga izuba ngavuga imvura ariko byose najya kuvuga u Rwanda ngavuga Amerika ariko ndimo ndavuga iki Mukaru kafanywa Mukaru nago njanywa igikoma wayase mwa Mukaru nago njanywa igikoma wayase mwa Mukaru wayase mwa Mukaru yego mwa Mukaru arakandi kantu nabonye kuri Gitafu kubwo amahirwe ari kumwe na producer wenda the biggest producer Dr. M on the world umuziki byatari muziki nawe ukunda cyane tuvana tujye let's go to studio right now Dreams zo kuba Gitafu kuko mfite indirimbo ejo nzajya guperforminga muri Genesis Comedy Genesis Comedy ndasabwa kuri 28 yego numva ndashaka kuzakora nk'akarimo gato cyane kavuga kuri Genesis Comedy aba promoters uri kumwe na producer mukuru wo mu Rwanda yego Dr. Gr yo urabizi ko uyu nguyu mu bihumbi n'umuzehe buriya businzi impamvu badasaza urabizi ko nko mu bihumbi 2000 cyangwa 1990 yari afite studio ya mbere yari irenze hano mu Rwanda ntago mbizi ariko biva ngo ese urabizi we ese urabizi ngo mbizi ese urabizi we ese urabizi ntago mbizi ese urabizi we ese urabizi ntago mbizi Gita man kwiganira ku musozo inama watanga cyangwa sindi kintu runaka wowe ufite ushobora kubwira abanyarwanda isaha yanjye yarangiye twagiye icyo nabwira abantu ku mugore n'umugabo umugore arasabwa kugira ngo yumve ibyo umugabo amubwira n'umugore yumve ibyo umugabo amubwira urugo rwanyu ruzagenda neza kuko ni ukuvuga ngo hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda hatabaye umugore n'umugabo ntabwo bazabyara abanyampinga
ntabwo bazabyara mu minisitiri none dusabwa kugira ngo tugire ingo nziza none za ngo nziza ubwo bwiza bwabo bafite nibo babyara b'abana beza sibyo yego ikindi cya kabiri urasabwa gukunda ibyo wanyu mbere yo kugira ngo ujye nkunda ibyo muri Amerika muri Aziya za Pakistan za mu bya bihugu by'ibyihebe ugomba kubanza gukunda ibyo mu Gashyekero za Gikondo Majirwa na za Niboyi za Niboyi ahantu nk'aho sibyo bro nimara gukunda Niboyi nibwo nzajya gukunda New York nabanje kubanza gukunda iki Niboyi icyo ni cya kabiri urubyiruko mwibuke ko ari imbaraga z'igihugu zubaka kandi vuba urubyiruko rasabwa kugira ngo nimwe musabwa gukora cyane kuko urubyiruko rufite task rufite akazi kenshi cyane ko gukora gakomeye cyane urumva kuko urubyiruko burasabwa kugira ngo mwirinde kujya mu biyobyabwenge harimo za ibimogi amasigara mwageze za korodoro ntabwo ibyo bibareba urumva murasabwa kugira ngo mukore ejo muzagire ahazaza heza urumva u Rwanda rwacu turamuka dufite urubyiruko rwiza u Rwanda rwacu ruzagira ahazaza heza ariko dufite urubyiruko rwicura mu biyobyabwenge nta Rwanda rwaba dufite kuko rwaba rurimo kugira gute twazashiduka twagiye wenda mu bihugu byandagaye kandi ntabwo papa wacu abikunda akunda igihugu kiri smart akunda kuyobora abantu bari smart bafite icyo bita mind bro nuza n'ubuzererezi ntabwo twe ntabwo dukunda abantu b'inzererezi urasabwa kugira gute ngiye nshimira cyane kuba naragorowe nshimira cyane kuba ibirabira byose byambayeho ni ukugira ngo ntabwo ibi bintu irani filime bo warakinnye buriya yego ibi byose bitaza kubaho ntabwo yego mbere yuko Imana ikurema yego yakwandikiye filime ugomba kuzaca n'uburyo izarangira yego ngo kandi ngo iyo uhuye n'ibintu bikomeye uba umuntu ukomeye yes nuza mwamwe uyu munsi ufite ikibazo ngo byanze ntabwo ikibazo no kwiyahura harimo n'abantu bagerageza kubunda tuvuge ngo umukobwa ngara gukunze ukaza ugiye kwiyahura nge ntabwo nakwiyahura akamaniza ntabwo nakwiyahura akamaniza abantu urubyiruko rushaka kwiyahura niba umuntu akwanze umukobwa umwe mu Rwanda dufite abakobwa n'agakobwa bro hari abakobwa benshi bashoboka umwe niba akwanze wakwiga undi umuntu umwe anganye ngo ujye gutuma niyahura ntabwo ibyo bintu busabwa kwiyahura urasabwa gukora urasabwa kwiteza imbere urasabwa kwiyitaho urasabwa gukunda igihugu cyawe cyakobyaye urasabwa gukunda iby'iwanyu urasabwa gukora kugira ngo ejo uzagira gute uzagira icyo umarira igihugu cyatubyaye baye ndabasuje cyane kandi ndabakunda reka mbanze mwereka akantu gatoya turi gusoza yego hari akaririmbo gashyashya mfite kitwa Love Me Like I Do urabizi ko ndi mu rukundo na Joyeuse ntabwo ndanifize ndamukunda byatari ikiganiro nabiza sakireba ibyo ndi gukubwira reka ukaririmbo mite nka mutamo ufashe tujyanemo ugende umurikira numve nibuze gukurikira ndakubekinga jewe Love me love me love me love me love me like I do Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Love me, love me, love me, love me, love me like I do. Oh my God, oh my God, oh my God, oh. Yeah. Uyunganani danje, afite inyuma hanya. Oh my God, oh my God, afite na nyashi. Oh my God, oh. Afite na nyashi. Uyunganani danje, afite inyuma hanya. Ibo muiredi kutoka Emo Official TV. Indirimbo danje. Love me like I do. Dr. M featuring Joyeuse, what you know? Niko bimeze. natwe kuri Dr. M Official TV twari kumwe na Gitaf ako Gitaf mukunda duhite dusoza umuhanzi nkunda Capital the Great Capital the Great mana y'u Rwanda Capital ndamwemera cyane mana Capital bagende mukunda uko nari nize cyari kuntu gadukubita ingoma imwe Capital naguhaye imbaraga naguhaye ubutunzi urarenguranyurwa wibagirwa bwa vuba
ritangira mubarapiri wenda wo mu Rwanda The great, the Man, the great. great ndamwemera cyane umwanditsi mwiza cyane Kapepi wenda kwemera bro Gri Power tugushimire yo Yeah. na Dr. M twibutsa namwe gukora Subscribe aho hasi. no gukora ku nzogera kugira ngo cya kiganiro wa Proudinzi bahita bakibona. ako kamwana Urabizi kabisa. wow na share bro Manzi vuga kajambo ngo Dr. M, Master of the Kick. yo Dr. M Master of Ongera. Dr. M Master the Kick Dr. M, Master of the Kick. Dr. M Master the Kick bravo Dr. Dukoze